bakunzi bakaregera Omar Pano twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe twizera ko mumeze neza ndizera ko Saint Valentin yabagendekeye neza ubushize nabashyize hasohoka CPI harya ubwo ntiyasohotse kuri 11 nabahaye ikiganiro ku byari byasohotse mu bushakashatsi cyangwa muri evaluation mu isuzuma ku bijyanye na ruswa. CPI ni corruption CPI corruption perception index isohoka buri mwaka isohowe na Transparency International. Icyo gihe rero nagerageje kubaha uko bihagaze amanota ntashyizemo commentaire zanjye nabibonye kubera ko byasaga naho biri théorique ntago byakunzwe cyane kubera ko nyine nabizanye uko byakabaye. So uyu munsi rero igice cya kabiri kubijyanye na ruswa ubwo ni CPI ikomeza. Twarabibonye ko ruswa u Rwanda rwabonye amanota rwarazamutse nibyo ruzamukaho amanota 4 rwerimina imyanya ibihugu 6 ruva kuri 49 ruba 43. Icyo byavugaga ni iki rero muri titre nabishyizemo ubundi u Rwanda rwarihaye intego yuko muri 2050 ariko rwaba u rwa mbere ku isi. Ariko ukurikije umurego umuvuduko ruriho niba buri mwaka rugiye rwerimina ibihugu 7 6 byabivuga ngo mu myaka 7 ruraba rwerimina ibihugu 42 ruhite rubu rwa mbere. Rwanda rwahita rubu rwa mbere. Ariko mu byo twavuze mu manota hari ahantu bitazapfa koroha kugira ngo ruzamura amanota ko hari ingingo hari ikigo gikora evaluation kuri demokarasi nibazo ni nacyo cyatanze amanota makeya kandi ikizere cyo kugira ngo kizageraho gitange menshi biragoye cyane cyane ko amastandari aba evaluateur bagenderaho ntabwo ariyo mu bihugu byacu n'u Rwanda ari byo Afrika. So ni ibintu byiza rero ubushakashatsi karasoma u Rwanda kuza imbere ni ibintu bishimishije ni ibintu bishobora kuba byatuma na image ibihugu bimwe na bimwe isi ifite ku Rwanda nayo iyo image nayo igasukurwa niko nabivuga ibihindutse ufite ari abashoramari ari abaterankunga bese kumva ko u Rwanda rugenda ruva mu bihugu birangwamo ruswa cyane cyane ko mu karere nirwo rwa mbere irango igihugu gikurikiraho cyo mwanza ari igihugu gikurikiraho niba ari Kenya cyangwa Uganda ariko cyo kiri muri za 80 kandi u Rwanda rwa 43. Muri Afrika ni urwa gatatu rwamaze guhigika za Seychelles za Île Maurice nyirango imbere hari Cape Vert Seychelles Botswana tunganya amanota ariko Botswana yo yasubiye inyuma kuko mbere ubundi yabaga iri imbere y'u Rwanda unoneho ni imbere nanabivuzemo ko nakibajije ko bavugaga ko hazaba urugendo shuri muri Botswana kugira ngo barebe uko muri Botswana bigenda ariko urumva ko Botswana twamaze kuyicaho urugendo shuri ngira ngo nkuko Marie Makere abivuga umuyobozi wa Transparency ishami ry'u Rwanda avuga ko niyo bakora urwo rugendo bajya kureba icyatumye bo basubira inyuma kugira ngo u Rwanda ruzabyirinde. Ibyo naryo ni isomo donc urugendo rwo rushaka kuzaba cyangwa ntirubi ariko ntago kuba Botswana yarasubiye inyuma bivanaho ko yakorerwamo urugendo shuri. Abantu bagiye bavuga byinshi Botswana bavuga kujya kuyisura bavugaga ko mu mikorere ya Botswana umuntu waketsweho ruswa yabyemezwa n'inkiko atabyemezwa n'inkiko avanwa muri societe. Niba ari umukozi wa leta ubwo nyine ajya kwikorera ajya kubumba amatafari cyangwa gucuruza ibyuma cyangwa gucukura amabuye y'agaciro ariko ntaba cyongeye kuba yagaragara mu nzego za leta. Hari n'ibindi hari indi mikorere ngo nibaza ko no mu Rwanda ariko bigenda nabyo bigenda bihinduka. Ariko muri iki kiganiro turebe ngo iyo ruswa igabanutse niyo mpamvu Transparency International bavuga ngo
ni umuryango urwanya ruswa n'akarengane ukorera mu mucyo. Ngira ngo n'umuvunyi harimo igice arushinzwe kurwanya ruswa n'ushinzwe kurwanya akarengane. Ikibazo kikagira kiti, ese kuba nta ruswa bivuga ko nta karengane? Igisubizo ni oya. Benshi mu bakozi aba leta no mu bigo byigenga, iyo yashakaga ruswa akabura inzira yo kuyifatamo, icyo akora ni iki? Ni ukudatanga serivisi cyangwa akayitanga nabi. Kandi serivisi mbi ni akarengane, kutayitanga ni akarengane. Donc ni uvuga ngo kuba nta ruswa ihari ntibivuze ko abaturage babona serivisi nziza. Ingero zirahari nyinshi cyane, ingero zirahari nyinshi. Twabonye umuvunyi umunsi wa CPI, ngira ngo turangije dusoje inama, umuvunyi mukuru Nirere Madeleine yahise ajya Kayonza, mirenge ngira ngo Rwinkwavu cyangwa Kabare. Agezeyo bamubwiye ikibazo cy'umukire uhafite hoteli wambuye abaturage. Umunyemari witwa Paul Muvunyi, abaturage bagera muri 12 bamuregeye urwego rw'umuvunyi bavuga ngo yarabambuye, ariko mu bimenyetso bakavuga ko yabishyuraga mu ntoki. Umuvunyi akabaza ati, ese mufite ibimenyetso by'uko mwamukoreye? Ati, n'ubu ngubu abo twakoranaga baracyahari, ababasha kwihangana bagumyemo, abandi turagenda, abari abazamu, ari abasekirite, babakoraga amasuku nuko. Ariko icyo gihe hari inspecteur du travail witwa Violette, je crois, nibuka neza, w'umudamu. Baramuhagurutsa, aravuga ati, ikibazo turakizi, twahamagaye muvunyi, ntago kirakemuka. Ibi bishatse kuvuga iki? Abaturage 12 ntacyo bari bafite baha inspecteur du travail, cyangwa se inspecteur du travail yatinye kugira icyo abasaba, ntacyo bafite, cyangwa se akibasabye bavuga. Icyo yakoze ni iki? Classe sans suite, dossier yarayibiko. Ntahamagaye muvunyi ngo inuke muri bibazo by'abaturage, ntabwiye abaturage ati mukore mutya, yarabitse. Bivuze ngo izo ni ingaruka. Ndashaka kuvuga ngo ingaruka zo kutarya ruswa sinzi niba ndabivuga neza, ntaba nigishije ibibi, ariko abaryi ba ruswa iyo babuze inzira banyuramo barenganya abaturage, bagatanga serivisi mbi, cyangwa niba nazitanga. Nk'uyu inspecteur du travail yahise abika dossier, none zuba abaturage bakemuriwe ikibazo. Nkomeze nka ahandi ruswa ushobora kuyinuganuga ikaza mu karengane bikanafekita n'ubuzima bw'umuturage. Hari ahantu merutse kunyura Ikinyinya imbere y'akagari neza, umuturage yarubatse inzu, arakinga, arasakara, nyuma baza kuyisenya mu marembo y'akagari iteganye n'akagari. Bivugwa ko nshuti wanjye ngiye kumuvuga nubwo ntamuteguje, bivuga ko inzira, uwo muhanda ni wa muhanda ujya kwa Dubai, uca imbere y'akagari ka ndaza kwibuka uko kitwa. Iyo nzira, uwo muhanda ujya kwa Dubai unyuramo vice mayor w'umujyi wa Kigali, nshuti wanjye Fulgence, ko ashobora kuba ari we wabonye iyo nzu agahamagara abayobozi baho bikarangira ya nzu ishemwe. Ariko se mbere yo gusenya babajije umuturage ngo confidence wazikuye zituma wubaka ukagera aho usakara imbere y'akagari? Nese yubatse gusa cyangwa yatanze ruswa? Haza uburenzi, hari mudugudu, hari gitifu w'akagari, hari gitifu w'umurenge, hari ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo, noneho inzu isenywa ari uko yabonywe na vice mayor w'umujyi wa Kigali. Ubwo sabo bose nta cyari kirimo. Ese mbere yo gusenya babaje umuturage ati, ubundi wabigenje ute?
so ni ukuvuga ngo mu myubakire umwanzuro uza ari ugusenya, ariko ubwo ni uguhishira ruswa. Uwo muntu wubatse akagera aho arenga renta agakinga agasakara, hari abo bavuganye, noneho haza ababarenze umuturage akarenganiramo, or yakagombye gutanga amakuru, yagombye kubazwa agatanga amakuru abo babikoranye batumye yubaka akagera aho asakara nubwo yabasenyewe. Byagenze bite? Bakamenya ko yari mu marembo y'akagari, byagenze bite kugira ngo inzira inde yuzura. Umuturage rero akaharenganira, ikagira n'izindi ngaruka. Nk'uwo muturage bivugwa ko, ntago ndamubona, bivuga ko yaturukaga mu karere ka Bugesera, agurisha amasambu, arangije ati madamu tugiye gutura mu mujyi. Ubu ni ukuvuga ngo uyu muturage ari amafaranga yagurishije isambu, kongeraho ayo yagujije muri banke, amwe akayatangamo ruswa, akagura ibikoresho, byose byabaye zero. Usibye ihungabana ry'uyu muturage, n'urugo rwe ntabwo ruriho, kubera ko gahunda yo kuvuga ngo tuve Bugesera tujye gutura Ikinyinya mu mujyi wa Kigali kugira ngo bayemeranyweho, byanze bikunze ari impaka zabaye. Ubwo buri umwe arimo abazundi ati nari nakubwiye, undi ati nari nakubwiye. Ushobora gusanga igitekerezo cyaravuye ku mugore, ubu ngubu umugabo ari kubwira umugore ati amubwira ati waranshutse, gutyo gutyo. N'ibindi byinshi, abana bamaze kwishyira mu mutwe ko bagiye kujya kwiga mu mashuri y'i Kigali bitandukanye n'abigaga i Bugesera. Ibyo rero byose ni ingaruka za ruswa. Ariko aho hantu mu bijyanye n'imyubakire ni ukubanza ukamenya ngo nta nzu yubakwa gutyo gusa. Umuturage ntabwo yahaguruka ngo asize, akore fondasiyo, inzego zirebera, azamure zirebera, agera aho asakara, byanze bikunze hari ababa yaciyeho. Bakagombye kubibazwa, n'umuturage agatanga amakuru ati kanaka namuhaye aya, kanaka namuhaye aya, kanaka namuhaye aya. Abo bantu bagakurikiranwa kugira ngo babicikeho. Ariko iyo uhannye umuturage gusa ugasenya inzu, amafaranga ye ukayahindura ibinonko, ariko abamuhagarikiye yubaka ukabareka, ntabwo ubukemuye ikibazo. Binavuze ngo nta nubwo ruswa yacika, kuko iyo mu myubakire niba azi neza ngo nuyama abankuriye bakaza uzasenya kandi ntacyo bazambaza, uwo muntu ntabwo azareka kurya ruswa. Twarabivuze ejo bundi, nabivuze inshuro nyinshi. Bamwe bati urashaka gushyirishamo Sibomana mu murenge wa Bugarama muri Rusizi. Umugabo witwa Sibomana yafashwe ku itariki 5 z'ukwa mbere, afatiwe mu kabari bita VIP, bavuga ko afatanywe umwana utagejeje imyaka, wiga mu mwaka wa 2 ku ishuri ry'abapadiri, babatwarana n'amashuka. Hahamagaye undi mugabo ufite izina ry'Ikisilamu, nirinze kumuvuga ariko amaherezo nzanamuvuga. Yahamagaye inzego ziraza zitwara Sibo n'amashuka. Sibo kugera ku itariki nyirango bamurekuye kuri 31 ndakeka, bivuga ngo basanze umwana ari mukuru. Nkavuga nti nabivuze kenshi, inzego zahuruye zitwara umuntu zitabanje kureba umwana. Ikirimo niki biravugwa ko icyo gihe Sibo amaze gufungwa habaye procedure nyinshi, inzira nyinshi zo gutangamo ruswa. Ari nyina w'umwana turampa miliyoni 5, famiye ya Sibo iti turaguha 1.5 miliyoni. Nyina w'umwana ati nakayafasha, ariko hari abo tugomba kuyasangira. Nta muntu numwe wigeze afata iyo nzira na transparency ubwayo, afata iyo nzira ngo ajye gutrackinga, akora investigation kuri iyo nzira y'urubanza rwa Sibo. Ari ayo madiri yo kugabana amafaranga ari iki, biragenda amaze agezeyo hazamo n'abandi bakomisiyoneri, none n'amafaranga agenda azamuka. Nubwo si bataza kuri kamera za KOP ngo abisobanure, ariko ibimenyetso biba bihari. Narababwiye ngo niba ushinzwe mu kazi kawe harimo gukurikirana ibya ruswa, ntago ruswa bakurikirana umuntu umwe, ureba ikipe, uwo muntu agendana nande, umuryango we anywera he, kuko ruswa zica muri abo. Ushobora gusanga atari kuvuga ngo ni kanaka wayitanze, ashobora no gutuma umuntu ngo yintangire. Ariko iyo urangije umuntu bekeka ko yatanze ruswa, uramureba ugasanga hari amafaranga yasohoye, ariko aho yaganishije ukahabura. Iyo ubuze trace y'amafaranga yavuye kuri konti cyangwa akava mu mufuka, ukabura trace ku muntu wakekwa gutanga ruswa,
uhita ushinga rujora aho ngaho. Hanyuma kuwayihawe ureba ibikorwa bye, ukagenda ubona ibintu bigaragaza ko hari ibikorwa byangaje amafaranga, ariko washaka aho yavuye ukahabura. Nabahaye urugero rw'umuntu ku itariki 18 abantu batarahembwa, afite chantier yari yarahagaze, umucanga watangiye kumeramo ibyatsi, noneho ukajya kubona ku itariki 18 amennye hoho ebyiri za Kayumbu n'ebyiri za Mpunyu, ahembye abakozi, amanukanye agiye kwikarupura amanukanye amakaro, kandi batahembwe, kandi atagiye kuri banki ngo aguze, nta n'isambu yagurishije. Izo byose ni inzira, ari inzira y'uwatanze ruswa, keretse 20,000 nabwo byaterwa n'umuturage, ariko amafaranga arenze 100,000 urugo yinjiyemo rurigaragaza, impinduka zirabo. Kera mu cyaro twaravugaga ngo bahita bakaranga. Abantu bari bamaze ibisi birira inyotse, ukumva urukarango rurahumeka karitsiye yose. Ibyo ni bimwe mu bigaragaza, ni ukwigisha abantu bagomba kumenya ngo ibimenyetso by'uko umuntu yariye ruswa cyangwa yatanze ruswa. Nabahaye urugero muri ako karere ka Rusizi, umugabo umwe bavugaga ko yaviyoye abana 5 mu murenge wa Nzahaha na Kanjongo, yari amaze amezi 3 kuri station, ariko twarakurikiranye dusanga amakuru ava aho atuye, udushyamba yaragurishije, inka yaragurishije, amasambu. Umuntu ufunzwe agurisha, wareba muri ibyo yagurishije ukaburamo n'ihene, ukaburamo na minerivare yari y'umwana. Ibimenyetso by'uko umuntu yatanze ruswa birahari, hari ubushake. Ibimenyetso by'uwayifashe nabyo birahari wabishatse. Hanyuma akandi gusa voilà imikorere, ya mikorere mbabwira ibamo ruswa n'akarengane. Mu mwaka ushize twakoze inkuru mu karere ka Gasabo kuri groupe scolaire Kabuga Catholique, tuvuga umudirecteri wimuye umwana watsinzwe, deliberation yasibije, aramwimura ngo kubera ko ari doyen. Ubu doyen ntabwo ari bwo bukora deliberation. Twese twarize tuza agaciro ka deliberation. Uwo mudirecteri yiha ububasha avuguruza deliberation, yimura uwo mwana w'umukobwa. Icyo si cyo gusa, mu bimenyetso twabonye mu nkuru, byagaragaraga ko uwo mudirecteri afata amafaranga mu ntoki cyangwa agahimba facturier ze ku giti cye. Si ibyo gusa, muri icyo kigo twasanze abarimu barashwanye. Hanyuma naranababaye cyane muri iyo nkuru, kuko nayitanzeho commentaire bisa naho bidashimisha gitifu w'umurenge, ariko twarabiganiriye mubwira ko nta kindi mpfa, nawe aranyumva, ariko nawe arambwira ati twebwe muri abangaba ndi gitifu w'umurenge, mu burezi ntanga raporo mu babishinzwe ku rwego rw'akarere. So gitifu yakoze ibyo yagombaga gukora. Hanyuma mu byo gitifu yakoze, imyanzuro yabaye, barimu bafitanye ikibazo na directeri barabimuye, bamwe babajyana, hari abo bajyanye mu murenge wa Bumbogo, abandi babajyana mu Wandera, barabakwirakwiza mu karere. Abarimu bagera muri 4. Noneho directeri bamuha igihano cy'amezi 3 adakora, bivuze ngo atanahembwa. Uyu mudirecteri rero yitangaje, cyakutangaza, muri evaluation y'imihigo ya 2024 yabonye amanota 92. Ngaho nimumbwire bavandimwe, uyu mudirecteri kandi niwe wigeze gusohoka mu itangazamakuru ayobora groupe scolaire ya Musave, bavuga ko yohereje umukwiziniye mu gusurveya ibizamini kandi abarimo batabuze. Ariko uyu mudirecteri muri evaluation ya 2024 yagize amanota 92. Ngaho nimumbwire, twese twakorewe evaluation cyangwa twaranazikoze. Umuntu ikigo cye kiravugwamo kwimura umunyeshuri, deliberation yasibije ukamwimura uri directeri. Biragaragara ko directeri afata amafaranga mu ntoki. Biragaragara ko directeri yashwanye n'abarimu mu kigo arakavuyo. Directeri yahanishijwe suspension y'amezi 3. Uyu muntu agira 92 gute? Ubwo se yatajya muri ibyo yari kugira 150%. Ukambwira ngo ibyo bintu ni shyashya.
ibyo abantu bakabaye bakurikirana. Mizapiye uwo mwaka ukamwevariwa umuha 90 gute? No 92. Hanyuma se abayobozi b'ibindi bigo batigeze bagira mizapiye, batigeze bashambarida imyanzuro ya deliberation, batigeze bakira amafaranga mu ntoki, bafite ibigo bitekanye abarimu bari mu myanya yabo, bagira 80 gute uvuye muri mizapiye afite 92? Ako na agaciro. Ni ingero mbaha kesi ya Nyamagabe kesi ya Nyamagabe yo nzigirayo ndayivugaho bikeya kuko nzajyayo. Inyamagabe hari umubishopu ufunzwe azira gutera inda umuminera. Iyi dosiye nzigirayo ngeri wabo w'umwana, ngeri no ku rusengero rwa bishopu kuba amaze gira ngo ari muri 30 jours, ari muri afunzwe ya minsi 30 y'agateganyo, ariko iyi dosiye irimo byinshi byangaje n'inzego zimwe na zimwe, abaganga, abakozi ba leta, iki ibyo byose ibyo nzabibihera. Ariko ikigaragara havuzwemo ruswa, yewe ngo ari n'igihe dosiye bayishotse bakuyiburo ndavugana n'umwavoka w'umwana, ariko kesi ya Nyamagabe reka nyibike kuko nzajyayo. Hanyuma ibi byose ubwo simvuze ruswa muri zagira inka, udatanze ikiziriko twakunze kubitangaza murabizi, udatanze ikiziriko ntayibone, ubwo ni ya service mbi umuturage akaba ararenganye kubera ko atatanze ruswa. Either yayatswe arayibura cyangwa ntiyabishaka kuyitanga abuze yagira inka, cyangwa se batinye kuyimusaba ariko n'inka ntibayimuhaye. Kusi tuzi imbuto zigenda zigahera ku murenge cyangwa amafumbire, kubera iki arushinzwe kuzitanga byamunaniye gusaba ruswa, abayihabwa akabireka bikaguma aho ngaho. Imbuto y'imyumba tugasanga yamereye ku murenge, kubera iki ntabwo yayitanze kubera ko abo yakayihaye yakabaye abasaba ruswa ntibayimuha, none no kubaha imbuto arabyihuriye n'ifumbire gira inka. Hanyuma se amarandevu yo kwa muganga, udatanze ruswa ngo bakwigize imbere n'indwara ishobora kuguhitana. Ubu ushobora gusanga ari nk'abantu bahitanwe n'indwara kubera amarandevu ya kure, cyangwa indwara ikamuzahaza. Ifumbire nayivuze, imbuto, ibi ndabigarukaho kuko teme y'uno mwaka muri CPI yari kubijyanye na climate change, ibidukikije, ihindagurika ry'ikirere, aho bavugaga ko n'ibihugu no ku rwego rw'isi haba harimo ruswa, kuko aya makopu inama ivuga ku bidukikije bita bazita COP, hamaze kuba iya 28 cyangwa iya 29, COP 29, bavuga ko yabereye mu gihugu niba ari Azerbaijan, gifite amanota ari munsi y'u Rwanda rwabonye. Kandi iyo utangwa ikazabera muri Brazil nacyo gifite amanota makeya. None ukibaza ngo babihisemo bate ko bitari intangarugero? Akavuga ati no ku rwego rw'isi na ruswa irimo. So impamvu bigarukaho mu bidukikije twakunze kuvuga amaterasi y'indinganire, uburyo akatwa, amwe agahingwa ntiyere andi ntanahingwe. Tuvuga za VUP, gutinda kwishyura, kuvuga ngo umuhanda uracaha, tuvuga biravuga buri munsi muri rege amakonteri ngo kugira ngo ubone umuriro ugomba kwibwiriza cyangwa bakagutinza. Muri wasake nuko kugira ngo ubone amazi utibwirije baragutinza, service mbi. Donc ruswa ni nkeya, ariko bivuze ngo ubundi ikigambire hakabaye gukorera mu mucyo no kutarenganya abaturage. Ariko uko ruswa igabanuka ni nako service mbi ziyongera cyangwa ntizinabe na service ntizitangwa, kuko abantu muri rege na wasake barabizi uburyo iyo umaze kuza dosiye yo gusaba umuriro cyangwa amazi igihe bimara. Sijya urategera umutekinisiye, sijya uragira gute. Wasake reka nyivuge gakeya. Hanyuma rero akanyuma mu myubakire, ya myubakire navuze kare, iyo usabye icyangombwa cyo kubaka, bavuze ko babivuguruye muri systeme
n'umuturage icyahindutsemo nuko umuturage wasabye icyangombwa bikajya muri system nawe bamushyira muri system kugira ngo evolution y'idosiye ye nawe ayikurikirane. Niba engineer runaka avuze ngo haraburamo iki, umuturage agahita abibona. Niba engineer runaka avuze ati haraburamo iki, akayibona. Kubera iki ibi byaje kugira ngo bigende bite? Ubundi mbere umuturage ukeneye kubaka igihe atari yemerewe kugera muri dosiye, engineer yaragendaga niyo bamusaba ruswa ya 500, engineer akongeraho miliyoni ye, akaza akabwira umuturage ati banciye 1.5, cyangwa se akaba nta niyo bamuciye, engineer bakamubwira ati ibi bintu ntago byashoboka hatarimo akantu. Umuturage agatanga amafaranga ya engineer ngo amutumye kubatanga ibyangombwa, kandi wenda babandi batanga ibyangombwa nta nicyo bamusabye. Ubwo nibagiwe na case ya ntuza ya wa mucamanza wo muri Ngoma bafunganye uvugwa muri ruswa we n'umugabo we. Nuko hanyuma mu myubakire icyo cyarakemutse wenda ku mujyi wa Kigali cyangwa n'ahandi, ariko umuturage wasabwe ruswa abafite umuturage ushaka kubaka iyo harimo ruswa abafite ibibazo bibiri. Icyambere, nutayitanga dosiye ntizazamuka, bazagutinza kandi wenda udufaranga kuri banki bamaze kutwaka. Icya kabiri, nuyitanga ukabivuga, ubwo bivuze ngo ikibanza cyawe ugitesheje agaciro, kuko ntuzatura ahantu hari umuturage watanzeho amakuru kuri ruswa. Uzakigurisha kuko ni wawe ukihatuye. Turazanye turi Abanyarwanda, ugiye gutanga ruswa wamayigaye Transparency na RIB, bakwatse ruswa nk'igitifu w'akagari yakwatse ruswa, uraje RIB iramutambikanye, atakaje akazi, abaturage yayoboraga, abo bakoranaga, abamukoreshaga, uzababanaho? Iyo nzu uzayituramo cyangwa uzazibukira ikibanza kigurisha ahari? Donc no kuvuga ngo turishimira ku Rwanda rutera imbere mu ngamba zo kugabanya ruswa, ariko byakagombye kujyana no kugira ngo abaturage babone serivisi nziza n'akarengane kagabanuke. Kuko niba ruswa itangwa ngo umuntu arenganurwe, nidatangwa azaguma mu karengane. Mbahaye ingero nyinshi, hari n'izindi. Bishatse kuvuga ngo tugomba kwavansa urwego rw'umuvunyi, Transparency International, ishami ry'u Rwanda, police, RIB n'izindi nzego, tumenye ngo aba bantu nubwo batarya ruswa, ese baraha abaturage serivisi? Ese nta karengane kari kubamo? Umuntu akagufungana isura, ukirwa wicaye ku ntebe utegereje serivisi, wakayiguhaye arimo aripodora, arimo arahanagura inkweto, arimo arisiga ibirungo ku munwa, arimo aritaba telefone, arimo aracatinga, uraho. Kubera iki? Ntacyo agukuraho. Bigomba gukurikirana kuko ruswa igomba gucikana n'akarengane. Ariko ruswa ikigaragara nuko uko ingamba zo kwirwanya zabaye nyinshi, niko no gutanga serivisi abantu biyicarira, either ntayitange cyangwa akayitanga ari mbi. Mbibutsa rero ko mu kiganiro muraza kumva amagambo umuvugizi w'inkiko hari icyo yavuze, Transparency hari icyo yavuze, Police hari icyo yavuze, umuvunyi mukuru hari icyo yavuze. Abantu benshi bari muri iyo nama hamurikwa CPI ya 2024, hari byinshi bavuze, nabyo muraza kubikurikirana mu magambo yabo nyirizina. Bibutsa rero ko abantu nubwo inkuru za finance zishyura neza, hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jakana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, tourism, research and conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni,
banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo, cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose, hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. tuzakora ikiganiro cyihariye ku bijyanye na finance, ubukungu, ekonomi na finance, twigisha abantu. Ejo bundi Beneri yarimo ivuga ko hari amakampani azagateka imitwe, tuzabikoramo ikiganiro kirambuye, kuko na Beneri igomba kureba ikakora analize ikavuga ngo kuki buri gihe tubihagarika hakaza ibindi kandi bikabona ababiyoboka. Ako kantu Bene guverineri n'abakungirije, kuki ibi bintu mu bihagarika buri munsi? Twumvishe STT, 3FS, ejo bundi DR, ejo bundi kuki bihagarikwa? Binetwork, ukagira kuki mu bihagarika bugacya hakaza ibindi? Cyo ni kimwe. Hanyuma se kuki iyo muhagaritse bimwe ibije bishyashya bibona ababiyoboka? Mwagukoze iyo analize mukareba uburyo hashobora kuzaza mukigisha abantu imikorere yatuma ibigo nk'ibyo biza bikemerwa, cyangwa se mukabwira abaturage mukabagira inama yo kujya muri RNIT iterambere fund. Nubwo yunguka makeya ariko hari garanti kandi kiza cyayo yahushakiye urarutira. Nibura abaturage mukabigisha bagakanda akanyenyeri 589 bagakurikiza amabwiriza, ariko nibura kuko hakenewe. Niba ubuze umuntu ikintu runaka, mwereke ikindi yagakoze. Niba umuntu yaciye mu nzira mbi akajya ku gikampani cya pirate, mwereke uburyo yajya mu bitari pirate. Ariko kuvuga ngo duhagaritse iyi, abaturage mwirinde kampani zinizi, kandi koko bugacya bikaba, kuko buracya bikaba, ariko se kuki bucyakagaruka ibindi kandi abaturage bakabijyamo? Either ni abaturage bashaka gukira vuba, ni abaturage babuze amafaranga, ni abaturage batizeye amabanki, ni abaturage badafite aho bashora. Ni ikihe kibazo? Ibyo ni Beneri yakabaye ibiha umurongo, kugira ngo nibura ejo cyangwa ejo bundi haze kampani itari pirate, abaturage bayimenye bayijyemo, cyangwa se bazibukire burundu, cyangwa se habe n'ingamba zo gukumira ko hagira indi kampani iva hanze iza gutuburira abanyarwanda. Nicyo kirashoboka. So rero tuzabikoramo. Ubwo nagira ngo namamaze RNIT iterambere fund, ntago ari kuyamamaza komuteri, nuko nzi byiza byayo kuva nyigiyemo mu kwa 7 aho ingejeje ndahazi. Turagenda tukirundanya, ejo najya nabona Kamari kibunza nkahita nuzuza fomu bakaba barampereje. So ibyo rero hari tuzabikoramo ikiganiro cyihariye, kuko inkuru za finance zigira akantu, bivugwa ko Google izishyura neza. So muri make nibyo, reka dukurikire uko ibiganiro byagiye bigenda muri sale y'inama, aho igihe hamurikwaga CPI 2024 ishyira u Rwanda ku mwanya wa 43 n'amanota 57, ikanarugira urwa gatatu muri Afurika. Muri kano gace byo ni urwa mbere, ariko igihugu gikurikiraho manza u Rwanda rugikubye kabiri.